ejo narayakoreye rero Kazu cyakora nanjye kuva nabaho ibintu biri kugenda neza ubu ndashima Imana pe Gigi nanjye ndabyishimiye kabisa iyo ufite ibibazo mu mva bimbabaje Kazu burya bajya bavuga ngo Imana irebera imbwa ntihumbye ariko nibyo ubu koko nanjye ngiye gukomeza gucuruza amagi n'ubunyobwa byanjye nkora akazi ku kigo ibirenzeho noneho mbone n'inzu yo kubamo inzu ongeraho ngo ya Gigi Gigi rwose nishimiye uburyo umeze neza kubona nagahinda kenshi birambabaza pe ikibazo nsigaranye ni Max yanjye ashaka zo gusa noneho ntangiye kwikuramo ko ishobora kugaruka kuko igihe kimaze kuba kinini pe Gigi Paul birumvikana nakonde gusa nge nishimiye ukuntu uri gutera imbere nyibwirira ibyo nzu rero none ufite amafaranga yo kwikodesha ukwezi kwa mbere cyangwa baguhembye mbere umva Kazungura hoye ishuri nyine ryambwiye ko rizajya riyishyura Gigi nuko ngurira fanta ndumva wabaye umukire zana make tube turiye dore baguhaye menshi ariko sinakubwiye ko ntayo mfite ishuri ryanze kuyama mu ntoki ngo rizajya ryishyurira nyirinzu ubwo se kuki babihisemo gutyo nuko nyine nta kundi ahubwo uyu munsi turaza kujya kuririmba ku kigo cy'urubyiruko iyo ngira usigarira rero nari kuza kubareba ihangane shaka zo urabibona ko ntafunga iduka ryanjye ikindi nishimiye cyane kuba unezerewe pe ariko si kikazu ibagiye ko ugomba guhitamo gukora akazi kanjye cyangwa ko ku ishuri kuko kwifatanya byombi ntabwo byakunda ariko Kazu koko sinakubwiye ko byose nzajya mbikora kandi neza Gigi nakubwiye ko ntakwihanganira ko abakiriya banjye bansanga mu iduka rifite umwanda kuko warikoze wiruka ariko nuko oya sinabyemera uyu Ngabi ntabwo ari gutyo wakagombye kurimba witegereza abandi kora umuganda wawe tanga umusanzu wawe mu guhindura isi nyihanganire muto mwana abantu bose bamaze kugera muri sare ibirori biri buberemo rero ndabona nta mwanya dufite wo gutakaza mfite ubwoba pe uzi ko hasigaye amasaha 2 gusa ngo turirimbe ubu se koko turabigenza dute muto bihangayika ngewe ndabizi turaza kubikora neza ariko ntugashukane Ngabi ubwo se twananiwe kurepeta neza turi twenyine noneho turaza kubikora neza imbere y'abantu Valentine none turagarutse yego sha uragarutse ndagarutse burundu noneho muri groupe uruvugisha ukuri ye baba we ubu ni burundu noneho muri sawa Imana ishimwe tugiye kumva twese twuzuye noneho reka nanjye mbanze nshyiraho aka make-up mbere yuko tujya kuri stage ariko wagira kagukabya koko ubwo urumva kwishyiraho ibyo birungo byari byo byihutirwa ako kanya ubundi se urashaka ko nkora iki dukeneye gusubiramo indirimbo Anike nta mwanya mfite wo gukomeza nsubiramo reka ubu igikenewe ni ukugaragara neza kuri stage ariko wowe nta kindi kintu kigora mu mutwe uretse kwisiga ibirungo itonde se uzi ko ibirori byateguwe na mami wanjye ariko ubwo se nintamuhesha ishema ngo ngaragare nsa neza urumva ntaba nasaze erega twese dukeneye kumuhesha ishema turimba neza nta kindi erega n'ubundi murarushywa n'ubusa nta mwanya dufite wo gusubiramo indirimbo mu majwi 5 yose ese Valentine ubundi wibuka neza iyi ndirimbo inyikirizo niyo nzi neza ndumva ari nayo twaririmba yonyine gusa oya Valentine agomba gufata nawe agace gatari buririmbe wenyine ariko ikibazo cyanyu nuko mutajya mwumva ikisi nta mwanya dufite mu kanya ubu mama agiye kuduhamagara ngo tugende nibyo ibirori byatangiye dusigaje igihe gitoya ngo baduhamagare reka dusubiremo rimwe rero dusubiremo vuba ahubwo turahera mu magambo gusa 1 2 3 twagiye umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe isi twayihinduriye umunezero gusa isi twayihinduriye umunezero gusa witegereza abandi kora umuganda wawe
tanga umusanzu wawe mu guhindura isi. Kataya mwimuretse gato. Valanti uyu murongo ni wowe uririmba. Njyewe sinishimiye ibi bintu rwose turimo. Ubu se turi mu yahe? Umva reka mbe nigire kwishyira ka lipstick ku mubiri. Komanda yaje. Ese pazo kuki uri muri iyi sare wenyine? Kuki utagiye ari kubera ibirori nk'abandi? Wapishani ngiye bari kwicurangira ka gitari man. Ujye suzi no gucuranga gitari? Ndarenze me. Uziko ntabyo narinzi. Umva nikera ndi wa mbere maze Kagere mwemeze se ngaho nyemeze. Zikubizi wanyumvise none se yani mwaririmba ryari mwebwe? hasigaye nk'isango turirimbe. Bigenze bite se ko mbona utishimye yani? Ntacyo ani wimbeshye kabisa ndakuzi rwose iyo utishimye. sha sinjya mbura ibintu binyicira mu mudu rwose. Ndetse kandi wabiguteye? Ndambiye kujya mpora mu bibazo n'abariya bakobwa bahorana ibibazo bidashira. Gute se? Uyu munsi umwe abari muri groupe ejo yavuyemo ubundi ngo yagarutse. Ubwo si byo urumva wabivamo? None se ubwo mukorana gute koko ani? Nk'umuti gukora repetition ya nyuma. Ariko bamwe ntibazi n'indirimbo kuri abatabonetse iminsi yose ngo twitoze. Aho nyumvira. Ubwo se yenda ukora ibyo kandi? Urugero nka Valentine. Ntiyara hari turepeta none ubu ngo yagarutse. Indirimbo twize ntayarafata neza. Ubwo se umva twazagera kure gute koko? Sha ndabyumva ni. Nubundi abakobwa bajya amatike igihe cyose. Nubundi buriya rimwe na rimwe gukorana n'abahungu ntako bisa. Ntukagiye ikibazo rwose yani. Numfite se? Sha nubundi mbere nyiga i Kigali. Nta na rimwe abakobwa bakoraga ibintu bari bonyine. Igihe cyose twabaga tuvanze n'abahungu mu bikorwa byose. Yes, ibyo no kuri yani. Nta mukobwa rega wagiye cyageraho umuhungu atamufashije. Ibyo ntabwo ibyo nshaka kuvuga Pazo. Yes, wivanga ibintu natwe turashoboye di. Nshaka kuvuga ko iyo umuntu ari gukorana n'abahungu mu bintu bitandukanye biba biri kuri ukuntu nyine. Kurusha iyo umuntu ari mu bakobwa gusa. None se yani? Wakwishimira ko n'abahungu baza muri groupe yanyu? Sha simbizi kabisa kandi. Ubwo si udafite ubwoba bw'abahungu? Wapisha barakubeshya. Uzabaze sintinya abahungu si bisanzwe se. None se yani? Waretse nanyi hagaza muri groupe yanyu? Sha reka ngende sako igiye kujya kuririmba. None se ubwo utansubije? Ndaza kubaza abandi yewe. Aha. Yemwe mureke twumvikane. Murabona ko turi gusatira umusozo w'ibirori byacu. Ndagira ngo mbonereho umwanya wo kubashimira mwese mwabashije kubyitabira mungana muke. Gusa mbere yuko mbarekura ngo mujye mu zindi gahunda, hari ikintu nabahishiye. Icyo nabahishiye rero nizere ko kiri buze kubanezeza ni groupe Sakwe. Mutuze gatoya. Groupe Sakwe rero niwe bagiye kudutaramira. Mubakire bazamuka ku rubyiniro. Murakoze cyane kandi natwe turishimye. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ku ruhare rwa buri wese mu guhindura isi nziza. Umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze. Jye nawe dushyize hamwe isi twayihinduriye umunezero gusa. Isi twayihinduriye umunezero gusa. Ese ninde utakwishimira kuba heza harangwa isuku hari ubuzima? Ese ninde utakwishimira guhumeka umwuka mwiza? Isi iri guhinduka
kubwo kutayitaho igihe n'iki ngo duhaguruke tuyihindure turirimbane umwana wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe iyi si twayihinduriye umunezero gusa iyi si twayihinduriye umunezero gusa witigiriza abandi kora umuganda wawe tanga umusanzu wawe mu guhindura isi uhereye iwanyu ku baturanyi bawe isi yahinduka bihereye kuri mwe isi guhinduka kubwo kutayitaho igihe n'iki ngo duhaguruke tuyihindure twese hamwe umuganda wacu wahindura isi tukayisiga heza kurushaho twayisanze jye nawe dushyize hamwe iyi si twayihinduriye umunezero gusa iyi si twayihinduriye umunezero gusa yemwe abahano yemwe abo kwa mwere mano warita mwaramutse ese ni mwebwe Karisi ni njyewe haramutse neza mukomere nari maze akanya nkomanga nari ntangiye gukeka ko mudahari yo umbabarire sinari numvise kandi n'umukozi wanjye aririya mu gikoni birumvikana nanjye ndabatunguye ntibisanzwe rwose ko tugenderera ahubwo ni karibu we guhera ku muryango oya ubanza hari muhuze nanjye sintinda hari icyo narinje kugusaba ngo mfashe ni amahoro se Karisi ni amahoro niba ari icyo nshoboye kugufasha ndagufasha rwose ese ntuza wa mukozi wawe arahari umukozi wanjye arahari habaye iki se kumubaza Karisi narinje kumugusaba ndamukeneye nta kindi cyore ngo kumunsaba hari aho ushaka kumutuma se Karisi nabazaga niba byashoboka ko wenda yaza akamfasha akantekera ibya saa sita byashoboka da wumva se ese Libereta na ba Valentino ntabahari uroye nako mabukwe nyina wa Libereta yaragize impanuka bagiye kumufasha ese nuko byagenze nuko byagenze birakomeye se oya ntabwo bikomeye ndetse nimugoroba barabagarutse none se Libereta ntabwo yasize atetse nababwiye ngo banyaruke bafashe umukecuru ndirwanaho ubwo bagiye bose se ubwo ntibikomera reka buriya ntibabuze n'utundi tuntu twinshi bashaka gufasha umukecuru ubwo se ntuba wasabye Valentino wenda agasigara agateka ntacyo noneho ubwo mu kanya narangiza ibyo ari gukora ndamukoherereza mwamukoze jeri ndabona Karisi yagusuye waramutse mbese nuko uzajya wakira abashyitsi se uzajya ubakirira hanze uraho mbese Karisi mukobere muzi amakuru ni meza ni karibu mukunzi urakoze cyane naho ubundi ndarengana da Karisi yanze kwinjira nibyo Karisi yewe Galwarita uzi uko nibagiwe kubifuriza urugo ruhire ariko nawe nukuri muzakinge mutunganirwa kandi nkurikije uko mbabona muzagira urugo rwiza ndabarahiye Imana izabitufashe ku buzima bwacu mukunzi ku buzima bwacu shushu sinzi ko uzi guteka neza bigeza nibyo ubu rero uyu ni umusogongero w'ibyiza byinshi tuzasangira tumaze kubana nibyo Sanuari yes noneho nshonje mpishiwe cyane ariko nanjye sinshidikanya ko tuzagira urugo rwiza nk'uko Karisi yari abivuze ahubwo uvuze Karisi turanyibutse ubwo uzi ko buriya ngo yaraje kuntira umukozi ngo gutira umukozi kubera iki se ngo kubera ko abiwe bagiye kwa mukecuru wa Libereta kumugoboka gusa jye numvise bihishe ikindi kintu nanjye ndumva ibyakubwiye bidasobanutse
ariko urabizi reka mpamagarire ibera atamubaze. ibyo nibyo. Alo wiriwe Ribera. Wiriwe ni mwari Manuel tamuvugana. Nakumenyereka koko se ubijwi ryanjye rarizi ku buryo uhita urimenya. Uribuka ko wambaye nimero ya telefone yawe se kandi yawazaga gusubira ngo aratuje mu bitaro. Yewe ndabyibutse koko. Umuteguro y'ubuko sibigezeho nyabo. Byose biragenda neza pe. N'ubu ndi kumwe na fiance hari ibyo twari turi kuganiraho. Ni byiza rwose. Mukomeze mu butegure neza. Urakoze Ribera. Yewe nari nguhamagaye ngo nkubaze aho muri kuko nari mbonye mutari mu rugo. Yo gusa watubuze. Nababuze. Ubutwibire kwa mama. Twaraye. Mbese none se ameze ati? Reka uretse ubusaza nta kindi kibazo afite. Yo. Ameze neza rwose. Ye nuko Imana ishimwe pe. None se nimugoroba muraba mwagarutse? Oya dushobora kumara iminsi naho kwa mukecuru. Mbese sawa noneho Ribera ngaho mwirirwe neza. Mwirirwe. Shushu ntiwiyumviye? Mbega Karisiti ngo arambeshya. Buriya yahishaga iki koko? Nta kabuza buriya yongera Rwanda. Buriya si ibyo yahishaga. Niko Kazuba. Nsuzuguye rwose wanga gukonjesha inzoga ngo nuko nta bandi bakiriya bahari. Dupfikise koko Karisi. Wagira ngo uyobe ubushyuhe bwiriweho. Urakomeza kumatima ishyuhira. Wagira ngo ni icyayi. Erega nanjye sije Karisi. Ninde se? Ahubwo umuriro wari wabuze. Nibwo ukiza. Mbese kandi zari zanashiranye. Izi nizo mvuye kurangura akakanya. Yawe ubwo nta kundi nyine sinagirana. Ahubwo zanarega n'ibindi twicarane twe twisumira. Reka nyizane da. Ubwo zanabiri kuko nangiririshizemo. Ahubwo nsanze hari nimo yari tangiye gukonja. Numva se icyo nicyo nkundira hani wawe rwose muri kabuto yose. Karisi nawe urabizi neza ko uhora wisanga. Hano se ko ari mu rugo. Reka ngupfundurire. Reka gapfundura nkasume rwose. Ndero Kazungu bwije. Burya nanga kwisangiza kubi. Nibyo koko. Ahubwo icara ukomeza umbwira ubushize. Nataje utandangirije yangu. Hajya twaganiraga iki Karisi? Warabyibagiwe se ahubwo. Nyibutsa. Ni wambwiraga ku mateka yawe. Ahubwo mbabarira kuba nongeye nkabigaruka. Harya ngo ugeze gushaka. None se nta bana mwabyaye? Karisiti nawe rwose. Ibyo subigaruye ute kandi? Erega turi abantu babagabo ndumva nta kibazo cyari kuba twabiganiraho. Nashaka kubimenya gusa. Yewe Karisi. Nibyo koko nigeze gushaka. Yewe n'abana n'ababyaye rwose. Hanyuma ndeka wa mugabo we. Erega mbwira Kazuba ubuse bari kuki mutabanye? Karisi buryo wambaye kirezi ntamenya ko kera. Ngo urashaka kuvuga iki Kazuba? Burya ntawe umenya agaciro k'ibyo atunze. Akamenya ari uko amaze kubibura. Cyagenze bite? Byuka Gigi. Gira vuba se. Rukara ushaka iki? Ubundi se kuri hano. Cicika Gigi. Akuzi ko bashinzwe umutekano bari hano. Abashinzwe umutekano nyine bari hese. Ariko ibintu bimeze nabi hano nawe urimo uragona. Kiwe turapfuye. Ariko se ko nabo numva njyewe. Gigi nge nta mwanya mfite wo kwirirwa ngusobanurira. Nge niba utaza ndigende sigara hano guri sanga bagutwaye mu kanya. Wewe se winsiga sinshaka kujya muri prison. None se abandi bari he? None se urumva baba bakiri hano babashinzwe umutekano baje. Hanyuma seruka. Kuki nigeze mbumva birukanka koko? Cyane tugende se nyine. Ibyo bibazo uri kubaza nibyo baza kubaza mu kanya bakujyanye. Ndekura ukuboko se nyine. Kireke dore ngabariya yewe. Buretse gato tugende. Nge niba nataje nge ndigende. Wewe basi winsiga. Kazu noneho zabyere zimaze gukonja. Urakamira kakamanuka mu muhogo kakarengarenga mu ndukumva. Nakubwira iki rero? Ntuzongere kucishaho icyashara. Theo ndako je nta yindi nshaka ndatashye burisha. Umvaga kuri we. Sinawe nziranya utaha ushaka gutaha ariko nzigera kamwe wanjye. Oya Theo. Oya ntazindi nzoga ntanga ngiye gufunga bwije.
rwose. Wiriwe Kazu. Wiriwe. Gize amahirwe nsanga utarafunga. Wiriwe neza Karisi? Wiriwe Moze. Ariko ko nkurikirana ahantu hose ngiye uhansanga. Ndarengana da. Sinzi ko nagusanga aya masaha. Kazu. Aho nturi kumpa inzoga zicagase. Yewe ntiririra kamye da. Moze. Nawe ntibaguheka nk'ugasomeye. Urakoze Karisi. Gusa sifite gahunda yo gutinda hano. Kuko warukoze pe. Nese waruje kurahura hano. Ese ugira ngo ntibisa nkabyo? Umuriro usigaye ubura cyane nanze kuntungura nkarara mu kizima. Mwari. Karame. Mbabarire so kwirengagiza. Oya ntacyo. Bari abagabo bari bagiye kugenda batanyishyuye. Guhekise. Ndashaka agapaki ka buji n'ikibiriti. Nje mpera zirinde cupa n'inywera ho Kazu. Newumvise sibyo nabwiraga kuri na Theo. Hasi ko basinze. Nakuretse mwimana inzoga yawe naho ubundi giye ndashaka gufunga saa 3. Kandi urabona ni saa 3 n'igice. Ariko uranyebera iki inzoga Kazu? Kora amafaranga yanjye ndi kunywera nkaba ndi bukwishyure cyangwa urashaka ko nkwishyura mbere. Ariko se Karisi ndakumva. Ubu mugore wawe n'abana ntibaba bicaye bagutegereje. Ibyo se kandi wowe umva mwabagabo mwe. Urubyiruko rwa Kabuto rusigaye rwarateye imbere. Mwabonye ibirori batweretse uyu munsi? Hari amatorero menshi se? Oya, niya groupe yitwa Sakwe. Yenda irimo Valentine na bagenzi be. Bari abana ndabazi n'abahanga cyane. Bagira amajwi meza we. Hanyuma se urabizi? Insanganyamatsiko y'uyu munsi yari iyi. Yari uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije. Hanyuma Sakwe yaririmbye indirimbo nziza we. Aho ntibyagucitse Karisi? Nabibonye. Byari byiza da. Ahubwo sinarenze ku rubyiruko rukunda ibintu nka biriya by'ibidukikije. Biriya byoroshye. Bakora n'ibirenze biriya. Bakora ubushakashatsi kandi banagira uruhare mu bikorwa byita ku bidukikije, umuganda n'ibindi byinshi. Yewe Moze. Karame. Reka muzanire cya kibiriti nabuje ntakuraza hano. Yego Kazu. Ariko mwabagabo mwe. Nanjye buriya nifuza kuzagira umwana w'umukobwa ajya akora ibintu byiza nka biriya. Noneho agize impano yo kuririmba. Byaba ari agahebuzo. Ibyo se bimaze. Uzi ko buri buzima bwe bwose yajya yibuka uburyo byanshimishaga nka se. Ega n'ubundi Karisi nawe nabimubwiye. Kuwambaye Tereza atamenya ko kera. Ko ntacyo uvuga Karisi. Saa ntabwo batubona gigiye. Turuhuke. Oya Ruka. Ntago twaguma muri iri shyamba pe. Oya tugomba kuguma twihishe hano. Baka tumenya ko bashinzwe umutekano bagiye. Ariko Ruka. Babana bose barara hariya ko ntabona bonye. Erega bose bumvise abashinzwe umutekano bariruka. Nanjye mba nirukiye nuko nakubonye ukiryamye bakugirira imwe. Aho muri rwose nanjye mba nigendeye. Ese ubundi ko numva abashinzwe umutekano bavuga. Ariko gigiye wabinzanga rwose. Gusa urasekerana. Ubwo se umva abashinzwe umutekano baza basakuza bakazafata aho baje gufata. Baza bacicitse nyine kugira ngo utawumva. Bana yanjye. Urakoze ko batadufashe pe. Gigiye. N'umuntu nyine rero bagufashije abashinzwe umutekano bagiye kugufata. Nyine igihe kirageze kumembe. Ngo ngire nte? Ariko hari ukuntu kwigira umwana. Ubuze icyo mvuga ntabwo cyumva. Ariko sugura shaka iki koko? Agira vuba se. Ndikora senya. Agira vuba. Mbaho.